buretse gato ndagira ngo munyemerere muntize iminota mike cyane kugira ngo mbasobanurire ino nkuru y'akababaro. Ngira ngo nk'uko muri kubireba neza muri kubonaho ifoto y'umubyeyi ndetse n'umwana we. Uyu mwana yarari mu kigero cy'amezi hagati y'arindwi ndetse n'atandatu. Ubu tuvugana rero, ubu nkoze iyi nkuru abangaba bamaze kuba bava kuri ino si y'abazima. Ushobora kwibaza ngo uru rupfu rwatewe n'iki? Ese ni gute umwana na nyina bashobora kuba bapfira rimwe? Ndagira ngo rero ubanze urebe munsi ino video ukanda aho handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye dushobora kubana n'ubundi no mu zindi nkuru nkomeza kugenda ngushyiriraho. Nkwibutse ko uba uri kumwe nanjye Kizo nk'ibisanzwe, iyi akaba ari Kizo Empire. Rero ndagira ngo iyi nkuru buri muntu wese ayumve ndetse ayitega amatwi, kubera ko araza gukuramo amasomo akomeye cyane, kubera ko ibi ni ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bakora, ariko ku bw'amahirwe wenda ntibabitakarize mu buzima. Ariko kuva bamwe batangiye kwitaba Imana, byumvikane neza ko abantu bari bakwiye kuba banamenya ko ibyo bakora nabyo ubwabyo biteza ibyago, hanyuma bakaza kuza kuba babireka. Icyaje kuza kuba cyatera urupfu rw'aba bombi rero, uyu mubyeyi ndetse n'umwana we, abangaba ubwo bari gufura. Ngira ngo uyu ni nyina nyine n'ubundi wari uhetse kano kana, yaramuhetse mu mugongo arimo arafura. Hanyuma mu gufura rero uyu mubyeyi yafuraga ndetse akajya no kwanika, ariko mu kujya kwanika niho uru rupfu rwaje kuza kuba rwaba. Ushobora kwibaza ngo byagenze gute? Ngira ngo murabizi ukuntu abantu benshi by'umwihariko rubanda rugufi bakunze gufata ibyobo bakabicukura, harangiza icyo cyobo kikaba aricyo kizajya kijyamo amazi, haba ay'umureko cyangwa se amazi y'imyanda. Ariko icyo cyobo kikaba gicukuye mu mbuga n'ubundi aho abantu bakunze kugenda, ku buryo iyo bashyizeho itaka cyangwa se bakaba banahabetona ku buryo umuntu adashobora kuba yamenya ngo bimeze bite. Hanyuma rero icyobo n'ubundi cyari kiri mu mbuga y'aba ngaba cyangwa se aho n'ubundi babaga, ariko icyo cyobo kikaba cyari kiriho imbaho zamaze gusaza. Ngira ngo murabizi iki cyobo iyo bamaze kugicukura bahita barambikaho imbaho, hanyuma bagashyiraho isashe, bagahita bashyiraho itaka, hanyuma bakaza gushyiraho sima. Ariko noneho iyo igihe gishize bya biti birabora, hanyuma ya sima igasigara isa nk'iregetse, ku buryo iyo umuntu akandagiyeho hejuru cya cyobo gihita kiroboka. Uyu mubyeyi nawe rero ubwo yari ahetse uyu mwana w'amezi hagati y'arindwi ndetse n'atandatu, uyu mubyeyi akaba yari arimo arafura. Yafuze, amaze gufura ajya kwanika, ariko mu kujya kwanika aca kuri cya cyobo, noneho cya cyobo kirarigita. Mu kurigita rero abangabo bombi bagwamo. Ku bw'amahirwe makeya rero ntabwo byakunze ko bahita babona ubutabazi, kubera ko ubutabazi bwaje kuza kuba bwakorwa bwasanze n'ubundi bamaze gushiramo umwuka, bombi bamaze kwitaba Imana, haba uyu mubyeyi ndetse n'umwana we, bose bakaba bari bamaze kuba bamira nkeri kubera y'amazi yarari muri cya cyobo. Mu by'ukuri bose bahita bitaba Imana. Iyi nkuru rero abantu benshi bakomeje kugenda babyibazaho, bibaza ukuntu icyo cyobo cyari kiri mu mbuga hagati, ariko nk'uko nabibasobanuriye ni ibintu bikunze gukorwa n'abatari bakeya, akenshi mu bipangu by'abantu cyangwa se mu mazu y'abantu. Ngira ngo mukunze no kubona ko aya mashamburete yateye cyangwa se izi nzu za makeya zateye, izo dukunze kwita akajagari, ubundi bitangira ari amatuwarete, hanyuma tuwarete yasa nk'iyigiye hejuru cyangwa se igiye kuzura, bagahita bamenaho itaka, bamara kumenaho itaka bagahita bayihinduramo inzu, barangiza bagahita babetona cyangwa se bagashyiraho sima. Ariko mu by'ukuri iyo igihe kigeze, rya taka bashyize muri ya tuwarete irigenda rimanuka, hanyuma ryamara kumanuka ya sima igasigara hejuru, gasa nk'akantu gatwikiriyeho, ku buryo iyo umuntu akandagiyeho bihita biroboka. Iki cyobo nacyo rero niko cyari kimeze, ibiti byari byaraboze. Hanyuma uyu mubyeyi akandagira kuri sima yibwira ko bikomeye, hanyuma ahita arigita, ahita agwamo we n'umwana we. Impamvu nababwiye ko iyi nkuru igomba kubasigira isomo nuko umubyeyi cyangwa se umuntu uwo ari we wese yari akwiye kuba yamenya iyo icyo cyobo cyubatse,
hanyuma akajya akirinda akakigengesera kubera ko ntabwo ashobora kuza kuba yamenya ibyubatse icyo cyobo. Ntashobora kuba yamenya nimba ari ibiti cyangwa se nimba ari amaferabeto, ariko icyo yamenya icyo ari cyo cyose ni uko agomba kwirinda icyobo icyo ari cyo cyose akajya akitaza. Ibindi bintu nabyo bikunze gukorwa n'abatari bake ariko bikaza kuba byatera urupfu, ngira ngo murabizi iyi migozi abantu bakunze kwanikaho imyenda, akenshi bakunze gufata urutsinga bakaba bazirika ku gisenge kimwe cy'inzu bakambukiranya ku yindi nzu, hanyuma urwo rutsinga cyangwa se akaba ariho n'ubundi banika imyenda. Ariko hari igihe uru rutsinga rukora ku ibati, rya bati mu by'ukuri rikaba ryaragize sirikwi rikaza guhura n'amashanyarazi yo mu nzu. ngira ngo murabizi iyo abantu bari kwesitara hari igihe urutsinga rukora gatoya ku ibati, hanyuma igisenge cyose kigahita gikwirakwiramo umuriro. Hanyuma rero rwa rutsinga rwo kwanikaho imyenda iyo rukoze kuri rya bati, wa muntu akaza kwanika umwenda agahita akora kuri rwa rutsinga, kubera ko narwo ruba ruri kwambukiranyamo amashanyarazi, nawe ahita yuma. Ibyo ni ibintu rero abantu bari bakwiye kuba bamenya, bakamenya insinga banikaho imyenda, bakaba bazisimbuza izisanzwe za plastique kugira ngo nabo batazahura n'urupfu nk'urunguru. Hanyuma nibi bijyanye no kuba ibyobo byo mu mbuga cyangwa se amazu, kuko n'amazu naho bikunze kubamo, ugasanga inzu yari icyobo yahoze ari toilette, hanyuma bakaza kuyibetona, ariko nyamara nyuma y'igihe ryataka bamennye muri rya toilette ririka rikamanuka, hanyuma yasima ikaza kuza kuba yaroboka. Ibyo ni ibintu byose rero bikomeje kugenda n'ubundi biteza ibyago hirya no hino, nubwo hari abakomeza kugenda babica amazi, ariko n'ubundi ibyo ngibyo nibyo biba byatumye nkora iki kiganiro kugira ngo muze kuza kuba mwakoramo isomo. Impamvu mba nkoze inkuru nk'iyi ngiyi, mba ngira ngo abantu bongere bakebuke, barebe inyuma, bongere batekereze neza, batekereze ibijyanye n'iyi nkuru, ndetse banarebe n'ibyo nabo basanzwe bakora kugira ngo bagire icyo bahindura. Narababwiye ngo inkuru zose mbazanira mba ngira ngo nubake sosiyete, ntabwo mba ngira ngo nyisenye, nta nubwo kuba ari ugushinyagurira uwapfuye, ahubwo mba ngira ngo nifashishe urupfu rwe hanyuma ruze kubamo isomo kuri abasigaye, kugira ngo baze kuza kuba bakirinda nabo batazitaba Imana. Ubu tuvugana rero uyu mubyeyi ndetse n'uyu mwana bamaze kuba bakitaba Imana bazize icyobo cyari kiri mu mbuga yabo. Ushobora kwibaza ngo umugabo ubuze umwana ndetse n'umugore ubu ngubu abayeho gute? Ngahe nguko rero ngira ngo mwabyumvise. Reka tubwire uyu mubyeyi ndetse n'umwana we, tubabwire ati Imana ibatuza heza, hanyuma abo mu muryango we, umugabo we ndetse n'abandi n'inshuti bakomeze kwihangana. Tubabwire ati n'ubundi mu gitondo cy'umuzuko abo twabuze tuzongera kubabona. Ahasigaye mbwira abakunzi ba Kizo Empire bankandire kuri subscribe, ubwo gukandaho nta kundi ni ukureba munsi y'ino video bagakanda aho handitse ijambo subscribe, kugira ngo bajye bakomeza gukurikirana n'izindi nkuru n'ubundi nkomeza kugenda mbagezaho. Ngewe ubu uri kumva ni Kizo nk'ibisanzwe, iyi ni Kizo Empire, n'ubundi inkuru zacu nakagaruka. Reka nkubwire nti urakoze cyane.